Gitsitsi nyawe. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho buri muntu wese aherereye, nk'ibisanzwe muri kumwe na Gitsitsi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira agakuru gasekeje k'umusaza n'umukecuru we babanaga nk'umugabo n'umugore, bageze mu myaka 80 hafi n'itanu. Uwo musaza yabwiye umukecuru we babana ati, madamu, ndashaka yuko twiyibutsa ahahise hacu, uburyo twateretanaga. Umugore we ari nawe mukecuru we ati, ni ukuri pe, ibyo ndabyemeye, ahubwo ejo nzagusange harya munsi y'umwembe kwangwije, nzahanyura mu masaa 11 zuzuye. Isaha igeze, wa musaza aragenda n'umunezero mwinshi, yicara hahandi maze arategereza araheba, arongera arategereza. Saa 12 ziragera, saa 1 ziragera, saa 2 ziragera, aracyategereje. Saa 3 z'ijoro ziragera, aracyategereje, yaguye buguni, maze asubira mu rugo ijoro rinishye. Ageze mu rugo ahamagara umugore n'umujinya mwinshi ati, wa mugore we, kutaje ngo dukore ibyo twavuganye, wari uri mu biki? Maze umukecuru aramusubiza mu ijwi rituje ati, mama yambujije ngo singiraho njya burije, ngo nimfate amakayi nige kubera ko ejo dufite ibazwa. Wa musaza rero yarasetse gusa abura icyo arenzaho, maze ahobera umukecuru we, baranezererwa, barishimana, maze ubuzima bwabo burakomeza bugenda neza. Naha dusoreje rero agakuru kacu k'umukecuru n'umusaza mu zabukuru bashakaga kwiyibutsa mu buto bwabo uko byari bimeze. Ikiganiro rero nakagaruka, nk'ibisanzwe mwari kumwe na Gitsitsi, ngusaba gukanda subscribe wowe utarayikanda, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye uraba uwa mbere mu kubibona. Like na comment ntubyibagirwe.